sengana duhurira no muri Rusagara turi mu maturuturu y'umunsi mukuru turangije dusengera ku mazi yego arangije aramanura ambwira ngo Imana igukuye kuri Gatoshe yego ubwo noneho ashize iminsi ibiri nibwo nakoze ikiganiro yego telefone nyibona mu ubwo buryo yigeze kumbwira ngo Imana impaye ibiro 5 by'umuceri yego oya tujye tuvuga oya niko bimeze yambwiye umuceri uraza tubitsinda yego yambwiye ibiro 5 by'umuceri uhituze yego yego sokemo bosaya senetaya agabo bosika kwanga basimo kandi kuko Yesu yashimwe kandi ntuhabwe icubahiro. Ni byiza kureba b'Imana bateranye bakundanye Mwuka wera nawe ubakunda ubazengurutse umucyo. Yes, bakunzi ba Concordia TV show, ni gutyo dutangiye mu byishimo byinshi kuba ndi kubona abamama buzuye umwuka wera bari imbere ya kamera, nanjye uri inyuma ya mikoro ya kamera. Kuri mikoro ni Twatuyimana Concordia. Reka ngushimire wakanze subscribe ukadushyigikira twatuka umuryango mugari. Nawe ugiye kubona iki kiganiro kayikanda ngusabiye umugisha, nanjye nasezeranije ko ntazajya mbicisha irungu, niyo mpamvu ndi kumwe n'abanyamavuta imbere ya kamera. Haleluya, Amen, haleluya. amen. Joseline warakariye iki? Ntabwo ndakaye nari nyigutega amatwi. Urukintega amatwi mvuze ntiwanyikiriza noneho. Kandi iyo umukuru ari kuvuga umutatega amatwi. Ngomvugira ngo amen rero. Amen, Haleluya. amen. Yego ndi kumwe na Mukanoheri Joseline kandi nkaba hamwe na Manishimwe Julienne. Hari izina mutivuze nabi? Yego bose nabahanuzi b'Imana, bose nababyeyi b'umwana umwe n'umugabo umwe. Yego. Imana ishimwe namabujya njya mfata. Imana ishimwe cyane kuba bahuriye aha ngaha kugira ngo bavuge imbaraga z'Imana. Julie ubanje wadusengera icyo byatwara. Yego turacyagutegereje kuko uri Imana yacu, nta wakwiringiye gakorwe n'isoni kandi nta waguhamagaye ngo uze kumwitaba. Ubwo turaguhamagaye, reka ubane natwe kandi Kristo ikiganiro tugiye gutanga ubane natwe kandi n'abatumva bahumurize kandi Kristo duha amaso y'umwuka, duha amatwi y'umwuka kuko Uwiteka yafite twamaze gukomeza. amen. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Julie ugifite mikoro umwaka utangiye ute? Ndawutangiye neza cyane. Yego. Ikimenyetso Ubona komeze neza. Natangiye umwaka no kubyibuha. Yego cyo kubyibuha nyine. Imana ishimwe ajya ivanga izashyiraho inyama. Yego. None kuzishyiraho. Imana ishimwe. Uwo mwicaranye uramuzi? Ndamuzi cyane. Niba atari ibanga mwamenyanye ryari? Twamenyaniye mu masengero. Ryari? Uriya mwaka. Umwaka ushize? Ntabwo uri ku kwezi kw'itariki? Urakopera ndagukuramo amanota abiri. Ni kwa 12 mwamenya. Mwahunze umuhoro. Yego Julienne na Josiane umwe ni Joseline undi ni Julienne, ndi kubitiranya. Julienne sinibiki Joseline Karame. none ureba ikibazo ukuntu amazina yanyagoranye. Yego. Amazina y'ikinyarwanda umwe ni Mukanoheri undi ni Manishimwe na Anima, sibyo? Umwe ni Joseline undi ni Julienne, ubwo rero biri kumvanga mukunda, sibyo? Joseline ugifite mikoro. Yego. Julienne wamumenye byari umuziho iki waratira abandi ukavuga iki kintu nyizi kuri Julienne ndakiba baratiye, namwe muzazemo murebe icyo kintu mukimukureho. Julienne namumenye nko mu kwa kane. Yego. Nibwo namumenye. Ariko nyine we ntabwo yaranze. Turasengana duhurira no muri Rusagara turi mu maturuturu y'umunsi mukuru turangije dusengera ku mazi. Yego.
arangije aramanura arambwira ngo Imana igukuye kuri Gatuje. yego Yego. Mm, Ubwo noneho ashize iminsi 2 nibwo nakoze ikiganiro. yego Telefone nyibona mu bwo buryo. Mm. ndabyibuka ibyo bya telefone Mm. Julie gumamo pe kuko nge ndi umugabo wo kubihamya ukuntu telefone ntagira abagira ishyari Yego. ntagira abagira ishyari pe twakoranye ikiganiro hari kuwa mbere nikiraho kuwa kabiri kuwa gatanu umuntu arampamagara ati rwose ndi kugira ngo impuza na Joseline dusengane. Haleluya. Amen. ndangije nanjye mfata urugendo ndaza ndakureba ndamuhamagara kuri telefone yanjye murasengana uramuhanura ibyo muhanuriye yumva nibyo arangije ati ukeneye telefone kugira ngo muzajye mubona uko mugira ute musengana. Imana ishimye rero ibyo Julienne yaguhanuriye ntabwo byatinze Byarasohoye. nta kindi wibuka yaguhanuriye. Ikindi yigeze kumbwira ngo Imana impaye 5 by'umuceri. Yego. Oya tujye tuvuga Oya niko bimeze. Yambwiye umuceri uraza tubitsinda. Yego. Yambwiye 5 by'umuceri uhita uzi. Yego. Yego ndabibona. Yego. Ndakakiriye mu izina rya Yesu. muzi ukuntu ngiye kubigenza rero mwa bantu mwe sibyo mbo mwakire mikoro mbe ncecetse ubu nanjye navuze cyane narushye urumva mufate mikoro urumva. Yego. Muganire nimumara kuganira Joseline aratubwiriza. Yego. Niko bimeze. Amen. Amen. Reka dushimye Imana ko yamuhaye telefone, dushimye Imana ko yavuze ko igiye kumwamamaza ikamwamamaza. Ibyo byose tubishimiye Imana. Twaturi ku mazi koko mise mbyibuka burya baravuga ngo umuhanuzi yemerwa ari uko ibyo yahanuye byagize ute byasohoye. Reka tumare twaririmba kano karirimbo gatoya. Ntabwo ujya ubeshya Mana, ntabwo ujya ubeshya, iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Ntabwo ujya ubeshya Mana, ntabwo ujya ubeshya, urasezeranye ugasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Nagusezeranye umuntu inka ngo umuhe ihene oya, cyangwa umusezeranye imodoka ngo umuhe igare oya. Ibyo bikorwa n'abana b'abantu batagira ubuntu, kandi wowe Mana yanjye wuzuye ubuntu shimwa. Ntabwo ujya ubeshya Mana, ntabwo ujya ubeshya, iyo usezeranye urasohoza, ntabwo ujya ubeshya. Amen. Haleluya. Amen. Dushimiye ridapfa kiyisezeranye igasohoza. Yego. Haleluya. Amina. Burya iyo umusezeranye ntisohoza cyangwa tuticaranye. Haleluya. Ariko kubw'amaraso ya Yesu atugize umwe iravuga ati ibyo uhanuye reka byemerwe. Haleluya. Amen. Birangije biremerwa. Haleluya. Bikomeze kuwiteka Yesu agira neza. Niko bimeze. Yego. Haleluya. Amen. Amina. Haleluya. Amen. Amina. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe kandi nahabwa icyubahiro. Yego. Uyu mugabo ntabwo ajya abeshya rata. Yego. Iyo akubwiye telefone iguha telefone, yakubwira igitenge ikaguha igitenge, yakubwira kugabura ikakugaburira, yakubwira. Haleluya. Imana itanga bitandukanye. Iyo ikubwiye agakiza ntabwo bihindukamo telefone, iyo iguhaye ijambo ntabwo bihinduka, ni ijambo rya nyiri ijambo. Imana ishimwe. Amen. Yesu azatugirira neza. Amen. Yeriko, Yeriko we, nza kubona uriduka. Yeriko, Yeriko we, nza kubona uriduka. Oh Yeriko, Yeriko we, nza kubona uriduka. Yeriko, Yeriko we, nza kubona uriduka. Yeriko we, twagiranye amateka atari meza habe namba, ujya gutubuza ibyiringiro tukabona tutazigira i Kanani. Ariko umunsi umwe mu kwizera Imana yatweretse ukuboko kwayo, nawe Yeriko wanjye nzakwishima hejuru. Haleluya. Imana ishimwe. Yajyaga itubuza ibyiringiro tukabona ko tutazambuka rata, tukabona ko tutazicara ahangaha, ngariko mu kwizera. Haleluya. Yatweretse ukuboko kwayo ngo yewe Yeriko we, Yeriko
izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Haleluya. Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo agasozi kamwe nikakwanga uzimukire ku kandi. Yego. Haleluya. Imana ishimwe. Kuko kandi kazaba karangije igihe cyacu. Haleluya. Amen. Abakuvuyeho babarangije igihe cyabo. Yego. Yesu akuzaniye abandi b'umumaro. Yego. Kugira ngo haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Urangije igihe cyabo. Akira gukira mu izina rya Yesu. yari karariduka. Toke mu busaya. Senetaya. Kuko Yesu ushimwe kandi ntuhabwe icyubahiro. wewe uri mu Yesu urakarama. Yesu urakarama. agasozi kamwe Imana ishimwe. Yesu akuzanye kakandi gasozi. Tosibobosi. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe. Yesaje. Yesu birahinduka. Amina. Yesu agukuye mu ikode. Byose Nibyo kuryamaho nibyo kugiriraho birahinduka. Yego. N'ibiribwa birahinduka. Agasozi kamwe Yego. kabeho wimukira ku kandi. Yego Yesu. Nesikuta. Tosibobosi. Imana ishimwe. Kuri wewe. Yego. Haleluya. Imana ishimwe. Haleluya. Ariko uyu muringi aravuze ngo burya Imana yagukunze yakuraza nahirata. Imana yagukunze yakurazana. Hayiwe ngo burya Imana yagukunze yakuraza nahurata. Haleluya. Amen. Imana yagukunze yakuraza hirara. Imana iyo yagukunze rata muragendana. Imana iyo yagukunze ikuraza kuri matera yo mu ijuru. Haleluya. Iyo yagukunze Kuri matera y'umwuka. ukamira amata mu mibyizi. Yego. Iyo yagukunze Yego. uteka ifiriti mu mibyizi n'inyama. Imana ishimwe. Wambara imyenda z'ijana mu mibyizi. Haleluya. Haleluya. Amen. Yesu yaje kuguha. Haleluya. 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 Idukura mu matama y'umuriro itugaburira amata. Haleluya. Idukura mu gusoma inzagwa no gusoma inzagwa. Iza Pawulo Yohana ndetse n'izindi nziza. Haleluya. Amina. Idukura mu biziduha bibiri. Haleluya. Imana ishimwe. Dushimiye Imana. Yego. Itanga mwuka wera. Dushimiye Imana. Haleluya. Amen. Abantu ngo witwana abantu. Haleluya. Amen. Umupasiteri apotre aramfashaga cyane. Haleluya. Ndavuga mu byimvura ndafatuma zamuzana n'umujyana n'umwuka wera. Haleluya. Agasozi kamwe nagenda gutangaza nikakwanga. Haleluya. Wadapoje hamwe biranga. Ariko MSC kuta. Yego. Ubugane gihugu. Yego. Yaje kubuguha. Yego. Haleluya. Amina. Ubugane gihugu bw'Rwanda. Yesu agukuye muri Amerika. Isoko uzugo muri Amerika mu Rwanda. Yesu agukuye agukuye muri Amerika. Haleluya. Amina. Ushaka gutura Yesu yaje kugira ute kukwimuraho. Haleluya. Amen. 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 Haleluya. Amen. Muri byanzo by'inzandi ko zindega zari. Ngo Babuloni yose ikaboneka ari igitutsi. Haleluya. Ariko ntabwo uri igitutsi. Byashoboka kuba wabaye igitutsi. Byashoboka kuba wanzwe n'imigani. Kandi byigeze kuba abantu bakakunoza. Bakavuga bongorerana ngo ntibuce. Ariko bugaca. Bukongera bugaca. Nesha bundi. Haleluya. Nesha bundi bugaca. Imana ishimwe. Imana. Ukaryama bikemera. Ukanabyuka bikemera. Haleluya. Amina. Ukizegura amaboko ya Kristo. Amaboko y'abana b'abantu yakuvuyeho. Yesu aguhaye amaboko. Haleluya. Amen. Aguha amaboko yo kukurabira. Aguha amaboko yo kugufata. Haleluya. Amina. Uko wamwirinze ukaguma ku munara. Yego. Imana ishimwe. Yego. Amen. 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 Yesu aduha n'umugisha tugiye mu ijambo tugatira. Yego. Tugiye mu ijambo. Haleluya. Jyaniriza. Haleluya. Amen. Ariko kabakora sindagakura. Umbabarire ngatera usubire. Uzi kurinda Mana we. Kurinda Mana we. Waraturinze sha. Iyo mu misozi mvura itunyagira sha. Inkuba zikubita. Uraturinda sha. Iyo mu buvumo wabanye natwe. Habaye ibisimba sha. Twavuye turi bazima. Uraturengera sha. Iyo
mu buvumo sha haranyereraga sha uzi kurinda mana we ariko mana we uzi kurinda mana we dukuriyeho urupfu uraturinda sha waratugaburiye uraturengera waduhaye agaciro turi kuri YouTube uzi kurinda mana we waturindiye umubyeyi adushira kuri YouTube sha aradutabara turi mu byishimo sha turamushimiye Imana imurinde imuha ubuzima ndetse n'umuryango itanga ubwenge mu bana sha Imana ariko mana we uzi kurinda mana we uzi warinze YouTube TV uramurengera yego sha uramurinda sha yego sha byari Imana bikomeye ishimwe ntibazi ko Imana bicitse ishimwe sha yego urabisa warabikoze ariko warabikoze kurinda mana we warakoze ariko mana we mana we uzi kurinda uzi kurinda uzi kurinda uzi kurinda we uzi kurinda we uzi kurinda uzi kurinda uzi kurinda uzi kurinda we uzi kurinda uzi kurinda uzi kurinda uzi kurinda mana we uzi kurinda umva nakandi haleluya 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 Imana ishimwe ariko ntabwo urukura kuntu ari kuyaga ntabwo urukura kuntu ari kuyaga abo byatangiye twagira ngo ni umuminisitiri muryoherwe haleluya abandi ni muhumure biracyaza haleluya abo byatangiye kugeraho ni muryoherwe abandi ni muhumure biracyaza twigira mu ijambo haleluya amen yego kadusomeza buriya 12 Yesu amen ngo Uwiteka atabara ngo kuko umunyarukundo ashira abanyamurava babura mu bantu bose barabeshanya bavugisha iminwa isesha n'imitima ibiri Uwiteka azatsemba iminwa yose ishesha n'ururimi rwirarira abavuze bati tuzaneshesha indimi zacu iminwa yacu ni yacu udutwara ninde haleluya haleluya ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro ngo kubwo gusuhuza umutima k'umukene ngo nonaha ndahaguruka ngo niko Uwiteka avuga ngo ndashira mu mahoro ngo bacurire ingoma Imana ishimwe aka kanya arahagurutse ntabwo avuze avuze aka kanya ahagurukiye kubabaye ahagurukiye ku murwa tosibo vosai zetomene vosai tosibo vosai reretaya sibo tumene sai zeneku imanis tobene sai zeneku zenetaya erere basira dosaini tosibo vosai erere basire tobene saya imanis nona harahagurutse aje gushira mu mahoro kuwa bacurira ingoma umva nkubwire haleluya nonaha ahagurukiye mu miryango yawe nonaha ahagurukiye mu baturanyi nonaha ahagurukiye abarozi bakuzengera Imana ishimwe aka kanya buri cyiciro cyose iragihagurukiye mu izina rya Yesu ibigufiteho ijambo irabihagurukiye abashaka kutabyara irabahagurukiye abadashaka gukora irabahagurukiye Yesu yego mu mahoro yego yego Imana kuba kunyawa k'umunyamubabaro Imana yamaye ubuzima ariko iryo jambo ngo bose barabeshanya ngo bavugisha iminwa isheshe ngo n'imitima ibiri ariko Uwiteka
babesha, aka kanya ageze ku bagusheshe, aka kanya ageze ku bakubwiye ngo ndagukunda bagusheshe. Yesu ageze ku minwa yabo, Yesu ageze ku mitima yabo, aje kuritera. Yesu ari mama ngo kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro. Haleluya, ngo nje gushira mu mahoro wubatse ibingoni. Haleluya, aje kubashikamirije ku byawe, aje kubatumu, aje kubaziritse ibyawe, none harahagurutse. Haleluya, haleluya. Yesu ene kusika yabo, Yesu ni karuhura. Imana ishimwe. Nakujya ngo wikugira nabi. Haleluya, haleluya. Harahagurutse, none haratabaye, none haraserutse, none hatanze ubukwe. Yego Yesu, bikorere kwiyubahisha Yesu, bikore Yesu, bikore kubera kuri imibereho, none hatanze ubuzima. Haleluya, Imana ishimwe. haleluya. Amina, haleluya. Nonaha tuzongera kubabara, nonaha Yesu arahagurutse, aje enesi, nonaha ageze mu nda yawe, nonaha ageze ku mugongo wawe, nonaha ageze ku kibazo, nonaha ageze ku mutwe, nonaha ageze mu maguru, nonaha araje. Ntabwo akubwiye ejo, ivuze aka kanya. Aka kanya Imana ije kuguha agaciro wabuze, aka kanya Imana ije kuguha ijambo wabuze, aka kanya Imana rirambwiye ngo Uwiteka aratwibutsa, aduha umugisha. Uwiteka arakwibutse, aguhaye umugisha, aje mu byawe byapfuye. Yesu aka kanya hari akona atoze, agakojeje ku byawe byasinziriye. Umva kuri 14, Uwiteka abagwizanye n'abana banyu, muhawe umugisha. Kansubiremo, Uwiteka abagwizanye n'abana banyu, muhabwe umugisha n'Uwiteka we waremye ijuru n'isi. Kansubiramo iri jambo mitensere, Uwiteka abagwizanye n'abana banyu, muhawe umugisha n'Uwiteka waremye ijuru n'isi. Mwakira umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Oya 078 666 456 89. Amazina ni Mukanoheri Joseline. 078 Bitarumba, turagushimiye kubanye natwe, turagushimiye ko waduhaye imbaraga zawe, kubera ko izacu zirananirwa ariko izawe ntizinanirwa. Turagushimiye ko waziduhaye, izina ryawe nirishimwe. Yesu aka kanya sengeye abantu bawe, sengeye abagaragu bawe, sengeye abaja bawe, sengeye abana batoya, kugira ngo bose ubuzuze ibyishimo. Uwakunambyeho Mwami, ngo nitutananirwa uzaduhemba, ndetse nitutagwa isari uzatugororera Mwami. Reka ugororere buri mwe wese uguteze amatwi, reka umuntu wese urumva iki kiganiro umugororere, kandi umukubire 7 ku byo Satani yabanyaze. Yesu ubahe kurota, ndetse ubahe guhishurirwa, kubera kuri Imana. Tanga amahoro mu rugo Yesu, utanga ubwenge ku banyeshuri, utange Yesu ubwumvikane mu mago, wongere usa n'ibyari byarasenyutse. Elisa arangije asana igicaniro, ntabwo yacubatse bundi bushasha, ahubwo yaragisanye, ahamagariye ridapfa. Natwe duhamagariye ridapfa kugira ngo yururukire mu byayo, iganze itegeka ku buzima bwayo, ibarengere ibyananiye abana b'abantu yirabishoboye. Ngakomeza ubane natwe Mwami,
tugusabye tubyizeye mu izina rya Yesu amen.